yiteguye, uwarahirwa n'ukuri arahirwa. Araje kukubaza ibyo yaguhaye, niba warabikoresheje uko bikwiye. Arahirwa uwarasanga yiteguye, uwarahirwa n'ukuri arahirwa. Araje kukubaza ibyo yaguhaye, niba warabikoresheje uko bikwiye. Arahirwa uwarasanga yiteguye, uwarahirwa n'ukuri arahirwa. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, Imana ibiteho, Imana ibaganze cyane. Mumeze mute? Mumeze neza? Nizere ko uburinzi bw'Imana bukomeje kuba kuri mwebwe, kandi ndabashimira Imana ko nanjye ikomeje kundinda. Imana ibahe umugisha. Hanyuma rero ni Donata wanyu. Ndabashimira ko mutajya muntenguha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo rero tuganire, ntago navuga ngo tugiye kuganira kuri iki n'iki, ariko ndaje mbabwire ndashaka kugira ngo mbabwire ku bintu byababaje umutima wanjye. Hanyuma icyo mbifuzaho ni ukumbwira ngo komera, kandi Imana ibahe umugisha ko mubimbwira. Imana ibahe umugisha. Reka dutangire dusenza Imana. Hanyuma rero nitumara gusenga ndakomeza mbaganirire, kandi nzi yuko mpari ku bwanyu namwe mukahaba ku bwanjye. Imana ibahe umugisha. Abankurikiye tutarasenga gato, abankurikiye bari mu Rwanda ndabaramukije. Imana ibahe umugisha. Abankurikiye bari hanze y'u Rwanda, Uganda, Tanzania, abo muri East Africa mwese Imana ibahe umugisha. Abo hanze ya East Africa namwe ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Mbese ku migabane yose y'isi ndabasuhuje. Imana ibahe umugisha. Rero dusenga Imana hanyuma dukomeze. Imana ibahe umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ukunda bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Izina ryawe rishimwe. Tugushimiye imbabazi zawe uhora utugirira, wirengagiza ibicumuro byacu. Turagushimiye ko nk'uko ijuru ryitaruye isi, ariko ujyana kure yawe ibicumuro byacu. Izina ryawe nirishimwe. Bana natwe muri uyu mwanya, kandi icyo twifuza ni uko twagira icyo twungukira muri iki kiganiro. Buri wese udukurikiye cyangwa se buri wese uri bukurikirane iki kiganiro, unyemerera agira icyo ahungukira. Izina ryawe nirishimwe. Tugushimiye ibyatubayeho, tukuragije n'ibiri imbere. Isi yose nikomeze ikubahe, kandi amavi yose agupfukamire. Tema yacu urushaho gukomeza kwikundisha ibyo ukunda, kandi uyangisha ibyo wanga, kubwa Yesu umukiza wacu. Amen. Imana ibahe umugisha. Naringize ngo mbere yo kugira ikindi nanone nongeraho, tuganire ku ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 10. Turasoma ku murongo wa 13 wonyine. Imana ibahe umugisha. Urwandiko Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya 10, turasoma ku murongo wa 13 gusa. Imana ibahe umugisha. Haranditse ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazabakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ibibagerageza izabacira akanzu, kugira ngo mubone uko mubasha kukihanganira. Imana ibahe umugisha. Nta kigeragezo wanyuramo, nta bibazo wagira byawe wihariye muri iyi si. Ikibazo ufite, menya ko hari n'undi mugisangiye, menya ko hari undi wagiciyemo cyangwa se uzagicamo. Imana ibahe umugisha, kandi Imana ibishimire. Nshatse kugira ngo rero twinjirire muri iryo jambo. Nta kigeragezo umuntu yanyuramo, nta kigeragezo umuntu yacamo kitari rusange. Ibyo ubona ntago ari wowe wenyine, ntago ari umwihariko. Hari abo byabayeho, hari abo biri kubaho, hari n'abo bizabaho. So rero komera, ibyo uri gucamo byose Imana ibahe umugisha. Rero ndashaka kugira ngo mbanze nsubize bamwe bambajije ikintu nkoresha kugira ngo ngire umusatsi umeze gutya. Hari ababyibazaho,
biratangaje cyane ko hari uwambajije ngo se ngo ntabwo ukiri umwadeperi, ndamubwira nti kubera iki, aravuga ngo arabona mfite umusatsi mwinshi, ariko mu by'ukuri adeperi ntabwo ariyo idatunga umusatsi, nawe wawutunga kandi uri umwadeperi. Gutunga umusatsi ntekereza ko nta cyaha kirimo, Imana ibahe umugisha. Rero kugira ngo njyewe ntunge n'umusatsi cyane, mba ndimo nivura n'igikomere, kuko nagize igikomere cyo kubuzwa gutunga umusatsi, kandi mu by'ukuri njyewe nkunda umusatsi. Rero murabizi ko mu minsi yashize nari ndi kubabwira story z'uko byagenze mu rugo, ariko nagiye ngira ibikomere byinshi mu rugo, ariko ndajya ngenda manyuriramo gake gake byo nagiye ncamo mu bintu byagiye binkomeretsa, mbese umubabaro nababaye. Rero gutunga umusatsi gutya si ikindi, ni ukwivura igikomere cyo gutunga umusatsi. Imana ibahe umugisha. Rero nabaye aho ngaho nyine, murabizi habayeho gushaka umugabo, hanyuma rero ngera mu rugo, mu bukobwa bwanjye natungaga umusatsi, mpageze bambuza gutunga umusatsi, hahandi yabwiraga umuntu wo kunyogosha akantegeka aho njya kwiyogoshesha, hanyuma rero nagerayo umwogoshi cyangwa se umukwaferi nkamubwira ati wambabariye ugakuraho agasumbana, akambwira ngo bantegetse uko nkogosha. Rero nta burenganzira nari mfite bwo gutunga umusatsi, ubwo nyine banyogoshaga uko babyumva n'uko babishaka. Niyo mpamvu rero nanjye navuze ati hamwe no kwiyomora igikomere ngomba gutunga umusatsi. Imana ibahe umugisha. Rero gutunga umusatsi nta cyaha kirimo, Imana ibahereze umugisha. Sasa rero hari abantu bagiye bampamagara, abandi baranyandikira pe, mu by'ukuri kunyandikira nta kibazo, kumpamagara nta kibazo, ariko se mu by'ukuri wowe iyo umuntu avuze story y'ubuzima bwe, nta mpamvu yo kugira gute, yo kumujajinga. Nta kigeragezo kitari rusange, ibyambayeho ntago ndi imfura, nta nubwo ndi n'umuhererezi, kandi mbibutse yuko ntago ari amahitamo yanjye. So rero aho kugira ngo unjajinge, aho kugira ngo ucire umuntu urubanza, jya ugerageza ubanze umenye se mu by'ukuri uyu muntu ari guca mu zihe situation. Imana ibahe umugisha. Situation rero nanyuzemo ni ndende, hahandi iyo ngiye kuyivuga ngira icyaka mbanze nsome ku mazi. Imana ibahe umugisha. Situation nanyuzemo ni ndende, ariko Imana irahari, kandi Imana ni umubyeyi. Imana ibahe umugisha. Rero njya ntekereza ku magambo najyaga mbwirwa nkumva nanone ndakomeretse ariko ndashima Imana ko hari Imana yomora ibikomere. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibiteho. Gusa ndabashimira cyane abandi bankomeje, abandi bakambwira ngo pole, abandi bakambwira ngo humura, Imana irahari. Ndabashimira mu by'ukuri mu buryo bwose. Hari abantu bagiye bampamagara bakambwira ngo nkomera, nagiye mbona komenti, mbese Mana yanjye, Imana ibamugisha. Rero ndaho ndakomeye, ndashima Imana kandi ndacyajya mu ijuru, urugendo ndacyarukomeje. Gahunda ni ukujya mu ijuru uko byagenda kose, ibyo wacamo byose, intambara waba uri kurwana zose, rwana intambara nziza, ntutegereze ibyasezeranijwe. Imyambi nibashirana, torero nimukabe ibigwari, mujye mwibuka kumubwira muti dore intwaro zirashize, kuko ari maso kubatabara, mugatabarukana intsinzi. Humura yewe mutima wanjye, gakondo yabera ikuri hafi. Humura yewe mutima wanjye, gakondo yabera ikuri hafi. Ibyo unyuramo biruhije nshuti, n'iby'igihe gitoya ntibihoraho.
bigatume uteshuka ngo ureke Imana. Mana idahemuka jya uyizera, yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Yasezeranye ko izabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije. Isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Isezerano ryayo risa nkaho ritinda, ntabwo rizahera, jya uyizera. Imana ibahe umugisha. Urahirwa cyane wowe ibyo unyuramo, niba nta ruhare ubifitemo urahiriwe cyane, kandi nimba waranatsitaye ibyo uri kunyuramo akaba warabigizemo uruhare, humura komera, hari Imana y'inyembabazi, hari Imana y'inyembaraga. Imana ibaho umugisha. Rero ndashimira Imana mu by'ukuri ko intambara zose nagiye nyuramo yarwananye nanjye, yabanye nanjye, yambereye umujyanama, cyane ko njya kurwubaka nari nayigishije inama. Ndashima Imana ko ari umucamanza utabera, ko ari umugwaneza. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Rero ndagukomeje cyane wowe uruhijwe, ibyo unyuramo biruhije cyane, komera kandi nturukomereke, ntiwumve ko urangiye. Mu ijuru hari Imana itabara. Imana ibaho umugisha kandi Imana ibihiteho. Rero murabizi ko hariho gahunda n'ubundi yo kubahereza indirimbo. Hari indirimbo nshaka kubaha, mwitegure mube maso. Mukomeze mukande subscribe, mumfollowinge kuri Instagram, mumfollowinge kuri TikTok, mumfollowinge kuri Fibi. Imana ibahe umugisha. Ndashaka kugira ngo mbahereze ibintu mukunda, ndabizi cyane ntabwo mbahereze guhereza ku ndirimbo, ariko umwuka w'Imana aracyampereza ku ndirimbo, kandi pe nzi neza yuko mpari ku bwanyu kandi nzayibaha. Ntabwo uyu mwaka urangira ntabahaye ku ndirimbo. Imana ibahe umugisha. Rero naringize ngo mbakomeze, naringize ngo mbasuhuze kandi mbabwire ko ndi amahoro kandi nkomeye kandi nkomeje urugendo rujya mu ijuru. Imana ibahe umugisha kandi Imana ibiteho. Rero nubwo bitoroshye, nubwo bikomeye, ariko ku Mana nta kiyitungura kandi nta kiyinanira. Imana ibahe umugisha. Rero reka mbabwire ngo bye, reka mbabwire ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Turi kumwe, nzajya ngenda mbasangiza ruto 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 ruto. Imana ibahe umugisha. Bye. Yesu abarinde, ndabakunda cyane. Imana ibahe umugisha.